Kugira ngo usabe gukosora urakanda kuri rya somo wemerewe gukosora, aho uratangira gushyira ibyangombwa byawe muri systeme kugira ngo wemererwe gukosora. Mu gihe umaze kuzamura ibyangombwa byawe muri systeme ujya hano kuri save and continue. Niba umaze gucekinga neza ko ibyangombwa byawe wabishyizemo mu buryo bukwiriye, uravivura hano kuri I confirm that the provided information is correct, hanyuma uhite ukanda hano kugira ngo urahabona kuri submit the application. Ugisubmiting application yawe ako kanya ihita igenda muri system, ubundi bakakubwira ko application ibaye successful. Utesa Technology Solution, igisubizo ku ikoranabuhanga rigezweho. Tubagezaho imfashanyigisho z'ikoranabuhanga n'ibindi. Muri kumwe na Jean Claude, muhawe ikaze. Utarakora subscribe wakora subscribe, bityo ntihazagire video nimwe gucika kuri iyi channel yacu. Kuri telefone yawe cyangwa computer yawe urinjira muri browser, urajya kuri nesa.gov.rw, ujye muri services, urabona online services nyinshi, hanyuma uhitemo hano kuri assessors, markers and checkers. Niba ushaka kuzakosora ikizamini cya leta birasaba ngo uze urebe hano kuri assessors, markers and checkers, bitewe n'icyo ushaka gusaba byose ubisangamo. Urabona ko iyi service yo gusaba gukosora ibizamini bya leta hano igifunguye. Urahita winjira hano muri assessors. Twebwe hano turareba aha hajyanye no kumakinga cyangwa gucekinga teori y'ibizamini bya leta. Urabona ko tugifite iminsi yo kwapplyinga, ndetse n'ikindi gihe ni uburyo bushya uzajya ukoresha ujya gusaba gukosora ibizamini bya leta, cyangwa se ari waba assessor, cyangwa se ukaba marker, cyangwa se ukaba checker w'ikizamini cya leta niba byemerewe. Gusaba gukosora urajya hano kuri marking checking theory of national exam, ujya hano kuri apply now. Niba ufite SDMS code uraca hano kuri choose and continue, ubwo urahita winjirira ahangaha niba ufite SDMS code, cyangwa se winjiremo nka external, aho ushobora gukoresha nimero ya telefone cyangwa se nimero y'irangamuntu, hanyuma ukinjira muri systeme yo kwapplyinga unyuze hano kuri continue, choose and continue. Ngira ngo urahabona ahangaha. Tunyure hano kuko mfite SDMS code hano, aho urahabona ibisabwa kugira ngo ukore application ya marking usaba gukosora. Amahirwe masa. Urifuza kwiyandikisha mu kizamini cya permis cyangwa mu bizamini bya leta kandida libre, kwandikire cyangwa uduhamagare kuri izi nimero. Niba rero wujuje ibi bisabwa byose, urajya hano kuri I have all requirements. Hano urashyiramo SDMS code yawe. Umaze gushyiramo SDMS code ujya hano kuri search ukinjiramo. Uhita ubona percentage y'amanota umaze kwinjiza muri kamisi bitewe n'amasomo wigisha. Aha hasi uhita uhabona email yawe. Iyo usanze iyi email yawe barayibeshyeho cyangwa se ugasanga idahari, uhita wandika email yawe hano kandi ukagerageza ukayandika neza. Iyo umaze gukosora email yawe cyangwa kuyandikamo neza, ukanda hano kuri update and send verification code to email. Uhita winjira muri systeme ukabona ibyo wemerewe. Niba wemerewe gukosora, ngira ngo urabona hano ko uyemerewe gukosora English primary. Kugira ngo usabe gukosora urakanda kuri rya somo wemerewe gukosora, aho uratangira gushyira ibyangombwa byawe muri systeme kugira ngo wemererwe gukosora. Turahera kuri bank account and RCCB confirmation. Urajya kuri upload bank account confirmation. Ibuke ko file ukorera upload hano nk'itegeko ntigomba kurenza kilobayiti 100. Urahakanda kugira ngo uyizamure. Muri dokima zawe urahitamo bank proof. Hano urahitamo bank name, wemeze iyo bank, aho urashyiramo nimero ya konte ukoresheje imibare yose. Ubundi uje kuri add bank account confirmation. Nanone uje kuri upload RCCB contribution report. Iyi RCCB contribution report nayo ntigomba kurenza kilobayiti 100. Urakanda ahangaha hanyuma uje kuyishaka. Hanyuma mu madokima yawe uhitemo aho wabitsa ko kadokima ukinjize muri system. Nyuma yo gukora upload RCCB report urandikamo nimero ya RCCB hano, hanyuma ukande hano kuri add RCCB
RCCB contribution report. Urabona ko bank account confirmation hamwe na RCCB byamaze kuvivurwa ko byageze muri system. Uravivura hano wemeze bank account confirmation ndetse na RCCB report, ubundi ukande hano kuri save and continue. Urajya kuri upload profile picture, ifoto nayo nigomba kurenza kilobyte 100. Urakanda hano kugira ngo nayo uyuploading. Urakirika ku ifoto izamure, uje hano kuri add profile picture. Urabona ko ifoto yageze muri system. Ukeneye video zijyanye n'iyi wareba muri description y'iyi video aha hasi, cyangwa ukajya muri comment, ni comment ya mbere. Hanyuma ujye hano kuri upload teaching experience. Document uzamura nayo ntigomba kurenza kilobyte 100. Hano turazamura ibaruwa y'akazi tuyiselecting, ubundi tujye kuri open. Aho urahandika experience y'imyaka ufite, hanyuma ujye hano kuri add teaching experience, bityo iyi document nayo uyishyire muri system. Urabona ko izi document zombi nazo bazivivuye ko zageze muri system, profile picture yawe hamwe na teaching experience. Ushobora gushyira muri system nanone marking certificate niba ufite experience mu gukosora, cyangwa se ugashyiramo NCPD card niba ufite ikarita y'abafite ubumuga. Mu gihe umaze kuzamura ibyangombwa byawe muri system, ujya hano kuri save and continue. Wibuke ko ushobora gukanda kuri buri cyangombwa wagiye uzamura muri system hano kuri preview, kugira ngo ubashe kureba neza niba utibeshye mu uploadinga icyangombwa cy'umwimerere cya nyacyo utibeshye. Niba umaze gucekinga neza ko ibyangombwa byawe wabishyizemo mu buryo bukwiriye, uravivura hano kuri I confirm that the provided information is correct, hanyuma uhite ukanda hano kugira ngo urahabona kuri submit the application. Ugisubmiting application yawe, ako kanya ihita igenda muri system, ubundi bakakubwira ko application ibaye successful. Igisigaye ahangaha ni ugutegereza, ugategereza ko bazakwandikira kuri email ko bakwemeye mu bakosora ikizamini cya leta. Ikindi kandi nyuma y'iyi video cyangwa muri description y'iyi video, cyangwa se unyuze muri comment, urahabona video zikwereka uburyo ushobora gutunganya ibyangombwa byawe kuva utangiye kubishaka kugeza usoje, n'uburyo butandukanye ugenda ubiteguramo. Murakoze gukurikira iyi video. Amahirwe masa. Urifuza kwiyandikisha mu kizamini cya perimi cyangwa mu bizamini bya leta kandida libre? Kwandikire cyangwa uduhamagare kuri izi nimero. Niba utarakora subscribe, wakora subscribe, bityo ntihazagire video nimwe igucika kuri iyi channel yacu. Ukeneye video zijyanye n'iyi wareba muri description y'iyi video aha hasi, cyangwa ukajya muri comment, ni comment ya mbere.